Reka twongere tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mukomeje kubana natwe hano ku Ibendera TV n'umurongo mugari mugeraho munyuze kuri YouTube ukandika Ibendera TV ukaba watugezeho kare. Uyu munsi rero turashaka kubatembereza muri expo 2019. Iyi expo ya 2019 yatangiye tariki ya 22 ni muri kagurishwa mpuzamahanga ribera i Kigali Gikondo ahazwi nko mu matente. Kugeza ubu rero iri muri kagurishwa ririmo kuba ni Expo Rwanda 2019 ibaye kandi ikaba igikomeje. Ukinjira muri expo hano urabona abantu urujya n'uruza barimo barareba, ni abantu b'ingeri zombi, bamwe baba bari kuza kwirebera, abandi baba bari kwihahira, ndetse harimo n'abafitemo akazi, ariko harimo n'abaje kwirebera ibintu binyuranye ngo bashimishe umutima wabo no kuruhura umubiri wabo. Kuko rero buri wese yisanzura hano muri Expo Rwanda, n'abana ntago basigaye inyuma. Abana baba bafite ibikinisho barazenguruka, hariya bari mu mazi barimo koga, ahangaha bari mbese no kwishima kunyuranye. Abana ntago bibagiwe, baba bagerageje kubashimisha mu buryo bunyuranye. Gusa ariko iyo uganiriye n'abitabiriye iyi expo ntibabura kukubwira ko iyi expo idashyushye ugereranyije n'izindi zabanje. Bamwe bakavuga ko ibi bishobora kuba biterwa n'amikoro makeya, abandi bakavuga ko nta gashya karimo ku buryo byakurura abantu benshi. Gusa ariko nanone ntitwakwirengagiza ko hakiri kare, kuko iyi expo ntabwo iramara iminsi myinshi itangiye. Birashoboka ko wanasanga biterwa n'ibindi bibazo binyuranye, gusa ariko haracyari kare kuba twahita tubyemeza. Uko iminsi izagenda isimburana, birashoboka ko abantu bashobora kuzagenda biyongera, bigatuma ni expo ibasha gushyuha. Turagushimiye rero kandi dukomeje kukwifuriza kubana natwe umunsi ku munsi. Inkunga yawe kuri twe ni igitekerezo cyawe. Ugira amahoro y'Imana.